Hello guys, nongeye kubaha ikaze, nizere ko amahoro y'Imana akomeje kubana namwe. Muri make ikinzanye aha ngaha ni ukubasobanurira ibintu byose bijyanye n'iyi filime. Ese koko guys, wowe witegereje neza ubona iyi filime imeze gute, sibyo? Ubundi njye nicyo mbere kugira ngo twungurane ibitekerezo, muvuge ibyo mushaka kugira ngo nyine bibemo, hanyuma nanjye ngende ntumike. Niko mwari mwamburikiye muri comment ngo bigende gucya, hanyuma simbikore neza ngo ntumike, hanyuma uko mubishaka ariko tubikora. Rero njye nicyo mbereyeho, mbwira ikintu wakumva ko cyaba muri iyi filime, hanyuma ako bitewe n'ahantu filime iri kugana, hanyuma aba aricyo dukurikiza, kuko ibintu byose nimwe tuba tubikoreye kugira ngo mwishime, kuko n'ubundi ntabwo ari twebwe tuzirebera, nimwe muzirebera. Niyo mpamvu tugomba kubaha ibintu mushaka bizatuma muyireba cyane. Rero komenti ni kibereyeho, dore ko reba ahantu handitse komenti wandike, utibagiwe no gukora subscribe kugira ngo tujyane akantu ku kandi. Muri make akantu kanzanye aha ngaha ngiye kuba nushira ariko ntimubivuge. Buriya uzi uriya mugore, urabona kiragiye mama Ivi ari mu cyaro ari gucuruza imboga, urabona uriya mugore waje kumuguriraho, uriya uje muri filime, ibintu byose niwe ugiye kubishira hanze, ibyerekeye amakuru ya Rehema ndetse na Filipo, byose niwe ugize ute ubizi. Rero mutegereze, roreye ntabwo iragerwaho, nzi neza ko izagerwaho, ariko niwe ugiye kubishira hasi, niwe uzatuma ibintu byose bisobanuka byose. Niyo mpamvu rero buriya bajya bavuga ngo nta ndi urivugira ku musozi ubusa. Urushaho kuba waramubonye kuriya ukavuga ati se ngo yagiye he, bimeze bite? Oya, uriya niwe ugiye kubishira hanze. Uriya mugore rwose mwabonye ko ari umunyacyaro, atuye muri quartier ya ba Alex, uriya byose arabizi cyane. Guys rero urabona mama Ivi agiye kurangiza igihano cye yahawe, mugiye kubona yageze iwabo, bari kumutetesha, bari kumutonesha, papa bamukunda cyane, nkuko namwe mugiye kubyibonera muri no minsi. Ndagira ngo menyeshe ngo uwo bita Bizimana byakomeye agiye kuba umusheri wa Nyirankotsa, ariko muri make Nyirankotsa ntabwo azavuga rumwe na Nana. Mwabonye ko Nana nawe ari kumukunda cyane, nizere ko mubyibonera gusa, ariko ntabwo bizaba byoroshye. Bagiye kuzagwanira umusore, bigire naho bose bamuhomba, ariko hanyuma Nyirankotsa niwe uzamukukana, ariko binyuze mu maboko ya kure, niko njye nabivuga, binyuze mu nzira za kure. Guys rero reka mbashimire, mbifurize umunsi mwiza, kubwira ngo mukanya mwitegure kugira ngo turebe filime zacu twitonze, kugira ngo dukuremo inyigisho ndetse n'ibindi bintu. Ese koko guys, aka kantu mpora nkababwira, ese koko mubona Alex azabana nande muri Ivy ndetse na Aime? Aho ngaho niho hagiye kuba ikotaniro. Reka dukurikirane turebe uburyo bizagenda. None se guys, ubu ngubu mama Zuru namenya ko Alex atereta abakobwa be babiri, kandi umutima w'abo bakobwa Alex yarawutwaye, umutima wabo, ko mwabonye ko nabo bamukunda cyane. Ese bizagenda gute? N'ukuntu mama Zuru amwanga kubi, guys bizagenda gute? Reka dukurikirane turebe, cyangwa mumbwire uburyo bizagenda, mumbwire uwo bazabana bikiri mu maguru masha, turebe uburyo tubyeranje, kuko ni ikibazo gikomeye cyane. Mwabonye ukuntu Aime yamubajije ati Ivy hari icyo mupanga? Alex aravuga ati ntacyo. Reka bigaragare noneho ko hari icyo bapanga. Mwabonye uburyo bakundana cyane, batangiye no kwitoza imirimo yo mu rugo, harimo guhinga, kwahira, gusarura. Mwarabyiboneye. Si ngaho
njye ndabakunda cyane, rimaze iminsi reka nigendere mbategurire igice cya 23.